basigaye ngo batanga imiti hano ngo ikabaha amazi bro. Bazana amazi njye ntari nabona aho kuva navuka. Ijoro ryose baba bari kunyara. kandi we ni muri sale kabisa aho ngaho. abandi No kuri biya bazana no kuri biya gutumaterasi cyangwa barongoranaga aho utera umupira kuri biya Nta irimo. matorasi haba. Baryama hasi ku gatuti bakabikora. ndapfuye. No kuri biya Akaza mu wakinaga clients, hari umujama abaclients hari bakabatera umujama wakinaga ariko biya guys, irimo ndakapa. abagabo Kandi sinzi ibaze ukuntu gutera bateza. baro irimo. bakinaga byari ngo iki Dipe yateraga umupira wa biya. oya aho ngaho ndacyari muto ibyo ngibyo birandenze. Giye tozi wose aje kugushonesha. Uramenye ishwi Bikiza nakundaga kubireba sheri ntago kwa kane naburagaye kuko najyaga mbyumva babimbwira nari mfite amatsiko cyane yo kureba ukuntu biba bimeze. none so uretse gato abakobwa mwebwe iyo mugezeho uretse kambazi abakobwa mwebwe iyo mugezemo mukabona ukuntu bari kurya bagenzi banyu ntimubishaka. Kavukire friend. Abo ndavuga ngo breaking suga mbere nkoze live nkava breaking news noneho ku buryo ninyina ya majwi TikTok itaza kumvanaho. hari icyo gihe uko byagendaga uwashaka kujya kurongora yishyuraga imitwaro 2 kugira ngo ajye kurongora kera buriya rero abantu bumva ibintu bitandukanye. Jewe muri ibyo bintu ikintu imitwaro 3 bwari mu 9 by'amanyarwanda. ibintu bikomeye ikintu njye ndi kwitekereza ni umuntu ukubura aho hantu. nta muntu ukubura. Julie abantu bari gusambana nta muntu ukubuhari. nta muntu ukubura. Regina yaba urazigira isuku. ayiwe inda zigira isuku no sizi inda zigira isuku. Ubu ngubu abo bakobwa basigaye ngo batanga imiti hano ngo ikabaha amazi bro. Bazana amazi njye ntari nabona aho kuva navuka. Ijoro ryose baba bari kunyara. Arahagarara akanamanuka rwose ndakubeshye nsubiye nashaka natira Bruce Melody zarinete ziyo zifite kamera. Noneho guys hari abasaza babiri hari ahantu hamwe byabibera. Hari abasaza babiri bashaje bafite nk'imyaka nka 80 babiri nzi baragendana kubiri kwa kana aho hantu bibera baba baje abakobwa bajya kubegera abasaza bakabigizeyo ukabona isoni zabishe umutima nkavuga se mu mujyaye babikunda kubi basi ibibera Uganda ni ibindi bindi birazi ko babiciye Uganda na handi hantu kabisa. Girlfriend wanjye kimbwira ngo yagiye Uganda ntabwo babyemewe gufara ariko you know they pay bakabemerera. ibaze yewe nibarye sho nibarye ubuzima Uganda no. nigeze gufata ifoto yaho yo hanze ndayipostinga kuri X. Amaniga hazi yose araseka. Naona kumukomenti bwose ati wagezeyo ati baba noneho uwo mushiki wanjye ufite aho hantu naho bibera nigeze kujya muri toilet nsanga harimo condom bamaze gukoresha. Noneho ngaruka ndi kwimyoza nsanga umuklant umwe wari waje kunywa amaze kubikorana n'uwo ngo wari urimo kumansura. Nsanga ari kumutonganya ngo afite ibyuma uceta asabye ibyuma ndamubwira ariko neri what do you expect kuba wazana abakobwa bambaye busa ku bagabo bari kubareba ukumva ko umugabo afite ubwenge bwo kujya gushaka chambre uyu mukobwa ashaka kumuhera muri toilette yarako yamufasha amashati. abandi bone muri sale kabisa aho ngaho. abandi bazana gutumaterasi cyangwa barongoranaga aho utera umupira kuri biya nta matorasi haba. Baryama hasi ku gatuti bakabikora. ndapfuye. No kuri biya akaza mu clients abaclients bakabatera wakinaga biya irimo ndakapa. Abagabo kandi ibaze gutera baro irimo. bakinaga byari ngo iki Dipe yateraga umupira wa biya. oya aho ngaho ndacyari muto ibyo ngibyo birandenze. abakobwa baraza bakajya mu clients kugira ngo twinjiremo aho aboro. Robagad azwinjiremo aho aboro habanje kuba inama. Tuvyiga wonye n'umudriver na boss ndi mujama mu Ruganda katubwira ngo je rero ngo hano mugenda yemenyereye ngo kamanzi je gukora ka massage massage ubukura massage ubwo nyene kujya kubirangiza ubundi araza
tubona kujya Ako kwinjira Didman uzi ibintu bibera muri massage wowe. urumva Ni imibonano umutipe gusa. umutipe arabimenyereye aravuga ati none mbere yuko mbajyana we mwera hano ndaje mbanje muri massage aragenda akora ibyo akora ubwo ngo nukugira ngo nitugeramo ngo agatima kataza kwanga nawe agakurura umukobwa turimo kumureba robo twinjiramo ewara turareba twaka icyo kunywa turareba twicara kuri kontwari turarambirwa tujya kuri biyari dukina biyari noneho ikintu cyatwishe turimo gukina biyari ngira ngo ndiga waje gukina biyari afite akakobwa mana yanjye ari inyuma yaka akaryamisha kuri biyari aburekinga iri murabatsha ntacyo tutabonye mureke dutahe Uganda nta bintu nandira ryoha urumva bari abakora muri massage baba babahaye n'amacondoms noneho iyo ushaka kumubwira ati njyewe I don't want to have sex ariko ushobora kumaka BJ ngo bakakata tike 30 byawe ugataha wanaruhutse ahantu hose. BJ ni biki? nanjye ndumiwe. BJ ni iki? BJ ni gutanga head. Blowjob. Nabyo yego. Ngo bayita gute? Ni impine ya blowjob. Ni BJ. BJ. Nka BJ u Burundi. BJ ni blowjob. Nyine baba bafashe B ya blow na J ya job. Ariko guys ntukagire ngo abantu bajya kuri abo bantu ngo ugire ngo wenda ngo zibari ingegera njye n'abajama banje n'ababwiye ati ahangaha birahaba turagenda guys noneho njyewe nyuma nari ibintu numva mu nda hari kundi nari ntago njye ngo barabitetse neza bagarutse abatipe kandi n'abatipe bakomeye man bagaruka barimo koga intoki mutambimenya ngo bari gutera abo bakobwa filime n'abagabo ntago ari ingegera none so ngo watujyanye ngo tujye gufata experience so mukaposa afite amaduka ni garage Uganda afite boro z'ama space urumva spare parts urumva afite iduka rinini cyane rifite ni garage bro usiparikamo imodoka bakayihindura salo yose iby'inyuma amabampa yose bakambika imodoka ukabona ni ikindi kintu nye ni umukapo ufite amafaranga so watujyanye ngo tujye gufata experience ni umutipe ufite ikofi ya muri gusambana itegeko rya ntugasambane barikuye muri ariya mategeko uramenye ishwi bitiza nakundaga kubireba sheri ntago kwa kane naburagaye kuko najyaga nzumva babimbwira nari mfite amatsiko cyane yo kureba ukuntu biba bimeze. None so uretse gato abakobwa mwebwiye mugezeho uretse kambazi abakobwa mwebwiye mugezemo mukabona ukuntu bari kurya bagenzi banyu ntimubishaka. Oya kwatsikana kahambirwe nose gute mutabishaka ni mufite umubiri ubona ari ibintu bidasanzwe Godfather ni ukuri kw'Imana ugiye kuri umugabo iyo uri umukobwa like ibintu bitangaje kubireba ni ukuri kw'Imana noneho hari aka MC karya buriya bukobwa Godfather gafite akabuno wagira ngo nuduki nutubuye afite ububuno bubani arabadika buto Imana yanjye n'iki Godfather uzi ibintu birenze baba bafite ikimanza kuko bisanzwe ko abakobwa baza bakabyina ari babiri bakagenda hakaza abahungu babiri bakabyina bakagenda bambaye ubusa baza kubyina bambaye ubusa noneho bakaza kugera bakaza umukobwa n'umuhungu bakabyina bakanarongorana kuri stage abakaza kugenda hakaza undi mukobwa n'umuhungu bakarongorana kuri stage barimo kubyinira abantu banabyina bakaza kugeraho bakaza abakobwa babiri n'abahungu babiri bakarongorana uwabane kuri stage bro ndavuga ati ugomba gusubira hariya ubu ngubu bazanye ibintu byitwa scissoring abakobwa nabo bakicarana bakajya bakozanya ubupupe byabo. Yes se mugeze mu biki ni ukuri kw'Imana Yesu muzima abakobwa babiri nyine cyane agafata ukuguru k'umukobwa mugenzi we akagushira hariya bakinjiranamo bitwabo bakajya badukozanyaho ukabona ko bari muri feelings zirenze ahubwo n'iz'abagabo bari kuryana. Nese ko meruka Uganda abantu batinganye ibyo no gutinganya ubwo ngubwo Uganda banga batinganye b'abagabo ntago banga b'abagore bishira amafaranga bakabikora baba bishiye kugira ngo babikore of course ntago byemewe you pay the police then ukakora ibyo ushaka
Uff. uretse gato ngo uretse gato ikibazo nibaza RGB ngo abantu basengera online abigiye kubahigisha uruhindu no kuvuga ngo baba pastor bahanga hasa nabigiye kubahabanye Ba TikTok. Baba mami bagiye kuwe. uretse gato niko mwizo kuri mu Rwanda bari seri no kuvuga none nk'abandi bari uretse gato ahangaha uretse gato biri seri se Iryo tangazo ribonye gato ayo makuru yabonye. oya mba nayakuruye arahari Baba mami bina ahangaha se. RGB abantu bari online TikTok. nabo mutapinge screen wari ukitubwira last queen ibya RGB turaza kubigarukaho nyuma Igo basigaye babikora bakaza bagakora seasoning barangiza basha like nane ko bagikunda abagabo ko babaronga basigaye babikora ubwabo. Sibyo. No uzi ikintu kiri Ariko guys concept. abo bakobwa baba banywe ibintu Juliet I wish ukamureba. Umugabo Harya ngo umwe bigenda urumva gute baza ngo banyara? Oh, thank you, Sammy. Thank you. baza nka 10:00 barangiza bakicara ahantu baba bicaye iyo ahagurutse ibintu baba banyweye bizana amazi niyo wicaye ahantu aba yicaye ahava hatose wiki ni ukuri kw'Imana haguruka ngo utwiye hari imiti banywa iyo niyo wicaye wowe uzana amazi niyo ahagaze aba ari kuzana amazi njye narumiwe wiki Abagande. kariya ntabwo ari akazi bro none se amazi bari kuva he Ni ibintu bunini bari kuva mu mazuru oya no turabizi ndumva ahantu aba aturuka ndakujije ahubwo icyo ibintu ndikibaza banyweye. Ngo ni imiti jewe baraje so abantu twari turi kumwe bakajya babagurira inzoga noneho ahagurutse nkabona ikibuno cyose cyatuje ndamaze se wa mwana we bite byawe niki cyakubaye ngo ni amazi ngo ni ibintu tuba twanyweye ntago amazi ahagarara rero kandi tukaba agomba gushimisha abaklients biwe nijoro ubwo ngubwo aza yabinyweye ubwo biguma gutyo mpaka nk'ejo nimugoroba mwakongera akaba umuntu muzima ariko n'aha naryamye ayo mazi aba ari kuva mu wuhe mubiri aza amasaha 24 mu mupuri nyine ndashaka kava mu mupuri aturutse hehe utapaka ntabwo ndi kuvuga ndaturuka ni ibintu ngo banyweye ariko nyine Ibintu ibintu baba banywa banyweye uretse gato ayo mazi yabanyweye kombye abayanyweye litiro zingahe ntabwo anywa amazi. Godfather ntago ari amazi ni akantu kaba kari mu gacupa gatonya nka kano abusirapu bw'imiti tunywa by'umukara bajya babigurisha abagande n'ubu ngubu barabyamamaza ahantu hose urakanywa ukazana amazi utari wabona ku isi nyine ayo mazi ako kantu gahita kazana isoko mu nda cyane wamenya ari ibiti baba bashyizemo Godfather abana baranyara urumva bakajya bafata izo nkari zabo bakazijugunya mu bantu n'imvura ugashiduka mu mubiri n'amazi asigayemo warumutse uretse gato ako ngako ahubwo uretse gato bamukagata muri kumva hakurya ibintu bituma umuntu azozoba bidashira ibyo nibyo mwabwira abantu aratonyanga ni nk'imvura none se ahita abera imvura umwana atega amashi y'ibiganza bye akuzuza agashugunya mu bantu nk'ujugunya imvura ariko bimenenyeho shawo none wajyanywe n'iki wamukora iki I know urakwepa ahubwo uba wicaye kwepa mwiza kuri Didima nawe wavuye wa namubwiye Juliet nta bintu birenze nko kuba wabona umuntu w'umupapa wawe arayibonye aho ngaho ari gutera umukobwa finga ejo ukamusanga ahantu ukamusanga nko muri cafe Javas yicaye n'umuryango we umugore we n'abana nabivuga namubaza siwe nabonye Vegas sheri waba uvuga ibiki bagiye Vegas ya Uganda akatsindwa n'Imana shamva ukabona n'umupapa mwiza kabisa muri costume n'umuryango baricaye dore batangiye kurangisha ngo bajyeyo ngo mundangire njyeyo ngo kurangire kuba impamvu turi kwibaza gutya kavuyo ari muri kariya kabari cyangwa ntabwo ari akarimo kavuyo yajyanywe godiyari cyangwa ntabwo Godfa yo kuba yari akarimo ndetse urakoze cyane
njyewe nanabwiwe n'ibintu bakoze numva koko numva koko numva koko man ni ibintu biri bizarre nubwo abantu badakunda no kubivuga uriya kugira ngo aba bantu bajye gufatwa urumva man bakoze man nubwa mbere njyewe nanjye nuko nabwiye kandi nabibwiye n'abantu bari barimo aho ngaho nubwa mbere abantu bashobora kugenda abantu bakanywera ibintu bitemewe bakabinywera noneho mu bantu bakabinyweramo imbere ubundi abandi hari ukuntu basohoka bakibeta noneho wananyura no ku muhanda ukumva abantu barimo baranywa ibintu bitemewe nyine ariko ukavuga ati ubwo ni abantu bibese tu abandi bo baragiye babinyweramo imbere barimo barisaza birinda aho bahamagara polisi bavuga ngo muze barimo baranywera ibintu ahangaha ibi n'ibi mbere yuko bahamagara polisi nari mfite video nziguhe ntabwo ibyo nari mbizi ariko njye nashatse kumenya amakuru bimeze bite abantu barambwira ngo bro murumva ibyo bintu biba biri too much abantu barisaza banywera ibintu bitemewe babinywera noneho mo imbere bahamagara polisi barayibwira ngo aha hari abantu banze kwishyura bameze gutya kandi barimo baranywa ibi n'ibi nyiri kabari niwe wahamagaye papa niwe wihamagariye polisi yego hanyuma kavuye kubera iki ko ari tujye turenganya inzego z'umutekano inzego z'umutekano ubwo hayo bakugirira niye excuse watanga yo kugira ngo bakubabarire exactly guys stop this ndakumva so ibingibi tubyihorere urukumva tubyihorere wa mugani tubyihorere ariko noneho tubwire minisiteri ifite mu nshingano yite ku bahanzi kuko ibyo bahanzi ni birebire ikeneye kubitaho ndetse ikabumva nk'abana bayo kuruta uko ibumva nk'aho bayihaye akazi kubera ko niba none turicaye dusanze nta muntu muri minisiteri ushinzwe ubuhanzi ariko ubifitemo ubuzobere urimo wahawe akazi kugira ngo akurikirane iyo department none ubwo ibyo bintu bizaba implemented gute umuntu urimo hariya wumva iby'ubuhanzi ni ministre kandi ministre afite inshingano nyinshi kandi nawe yigira amarangamutima yo gufana kubera ko abafite byinshi uretse n'ibyo byinshi uyu ni umugabo wikundira umuziki ku ruhande no ku giti cye agakoresha ngewe ahantu nabikarabiye ku kibazo cya King James uyu mugabo nahise mbona ko yifitiye amarangamutima yiye afite abafana n'abadafana ahamagara ababushari muri ofisi sindabona yahamagaye umuntu wo muri gakondo oya ahamagara bakunda n'abafana gakondo ntuyimubwira ntabwo yikundira gakondo ntabwo ayikunda yikundira hip hop na hubuhubu nibyo akunda arabahamagara muri ofisi akabahereza amatika arabasapotinga ariko basapotinga nk'umuntu ntabwo basapotinga nk'urwego none se abahanzi bo ese jiste abahanzi mwebwe mukora iki reka tubaze wowe niba ukiri maso abahanzi mwebwe mukora iki nyuma yo kubona ko babahaye minisiteri ariko ibikabira aho ngaho iri baringa ntabwo mvuze ngo iri baringa niwe ubyivugiye iyo tuvuze muri department yanyu listen to me muri department yanyu namwe murabizi ko iriya art ni baringamo hariya mwebwe mukora iki nk'abahanzi nk'abantu murwanirira uburenganzira bwanyu n'inyungu zanyu kugeza iyi saha uretse kwigana nk'icyana cy'imbata ndumva kuri nyewe ntabwo nakwicara ngo mvuge ngo minisiteri mu byo nkora hari icyo ishobora kumfasha gishobora kuzakimfasha mu gihe ntazi ariko kugeza iyi saha iyo nkora ibintu byanjye mbikora nzi neza ko nta wundi muntu ufite inshingano n'imwe yo kumfasha niko ngewe mbikora bivuze ngo ubundi wabivuze neza guhabwa minisiteri igahabwa abahanzi byakagombye kuba bijyanye n'abantu basanzwe bumva ibyo bintu kuko ntushobora gushinga ikigo wenda gicuruza umuriro w'amashanyarazi ngo ushyiremo umuhinzi ngo nurangiza uzavuge ngo icyo kintu kizatanga umusaruro bivuze ngo duha guidance ni kimwe no gutanga inama urumva y'uko ibintu byumva nk'uko nanjye nayitanga urumva so ariko ngiye ku giti cyanjye niba dukoze inama ikamara umwaka
ntarabona imyanzuro yavuye muri ya nama icyo yabyaye, ntabwo wambwira ngo wenda mfite icyizere cy'uko kuko ibintu biri gukorwa njyewe hari icyo bizamfashaho. Wenda abo tuzabyara bizabafasha, ariko kugeza iyi mama saha yanjye sitarago iracyari ndende, kugeza igihe n'ubundi uwatwumvise akongera akayacira akavuga ati se bya bintu twashizeho byatanze umusaruro, icyo twabishiriyeho cyagezweho. Mwibuke ko abahanzi babanje bajya muri minubumwe, ubundi twaje muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi tuvuye muri minubumwe. Minubumwe isigarana igice kimwe cy'umuco. Hari abahanzi bakora indirimbo zijyanye n'umuco, iruhande rumwe baba muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi, ikindi ruhande bakaba muri minubumwe kuko kontenti yabo iri muri minubumwe. Ibyo byose ni ibintu udashobora kugira ngo ari nabo nabonye muri minubumwe bahembwa. Urumva, ku buryo ushobora gusanga haracyarimo ibintu byinshi. Wenda reka tuvuge ko bakiciyubaka, wenda igihe bizagera bigacacuka, ariko ngewe ikintu cya mbere ariko ibintu byubakwa niba hano i Kigali bubaka etaje mu minsi 20 ikaba iruzuye, minisiteri wenda niyo mu yubaka mu myaka myaka 5 byashoboka hari. Ariko nzaba mbaretse. ngewe wenda icyo ntekereza, festival nibubake structure igenga urugaga rw'abahanzi, igenga abahanzi kuva kuri national level kurinda kugera kuri mugenerwabikorwa wo hasi, kuko iyi business icyo bayihereye minisiteri ni ugufasha abahanzi kugira ngo bakore ibintu bitanga akazi. Ntabwo bizatanga akazi rero biri mu kirere. Ikindi cya kabiri, hari ibyo umuhanzi ashobora kwitigitira kuri brande ye, ashobora kwikorera akivana akigeza hariya. Ibyo ngibyo nta muntu ubiblemingaho leta ndetse na minisiteri, ariko leta ibyo ifite mu kuboko ishobora gufata, ishobora kuvuga ngo aya mahirwe reka agere ku bantu bose kuko ni umubyeyi wa bose. Itagufata Justin uyu munsi kwa kane naririmbye mu kwita izina, kwa gatanu nkaririmba mu magare, ku isabato nkaririmba wenda muri nuza, ndi wa muntu umwe. Abantu ndi kuririmbira ni bamwe bari kugenda bagaruka, indirimbo ndi kuririmba ni za zindi, kandi harimo abana bafite izindi ndirimbo bashobora gufata nabo bakaperforminga, yemwe n'uniri inyuma yabo akaba ashobora kubona uburyo bwo kuri iyo platform. Icyo kintu bazacyiteho, nibura akazi gake leta itanga kabashe gusaranganwa hato kuba monopole. hanyuma ibyo ngibyo bigahure, ibyo ngibyo ngo numvisha ngo ibingibi ngo bigatuma bihurira no kunywa ibiyobyabwenge, rero bibasunikira mu kunywa ibiyobyabwenge gutya. Ngewe rero umuntu anywa ibiyobyabwenge ange icyo aragiye gusubiza reka nkubwire reka nkubwire ngewe icyo mbona ni uko twese turemeranwa ko kunywa ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza, bigira ingaruka ku muntu ku giti cye. Festival umuntu ku giti cye niwe wakagombye kwirinda kubera ko biramwangiriza. Ariko reka turebe iki kintu, ni ukuvuga ngo iyo iyi platform y'umuntu yamaze kugira fame imaze kuba nini, kuyimanaginga wubwe, iyo utagize abantu bagoriwe hafi ngo bagukomakome nk'aba bantu baba bafite mu nshingano, burya ikintu cyose gishiriweho kiba gifite discipline n'ikibigenga. Kuba iyi minisiteri iriho yaragiyeho, ibyo byose biba biri mu nshingano zayo, kubera ko niyo igomba kumenya aba bahanzi turi gushaka gukora kugira ngo batange akazi, bafite indangagaciro, bafite ubuzima buzima mu miganire yabo, yaba mu mitekerereze, bari supure, bameze neza. Icyo rero wajya no kureba ugashobora no gusanga umuntu ashobora kuba ibiyobyabwenge bitewe n'izo stress zindi zo ku ruhande. Uzi gufata nk'indirimbo wenda washoyemo 10,000,000, indirimbo ukagenda ugakora uburyo bushoboka bwose weho wifashije ku bushobozi bwawe, ukaba washoboraga kugira wenda uburyo bwo kuba ushobora kubona platform wenda kuja muri Rwanda Day uyiriho, warangiza ukayikurwaho wenda n'umuntu urukumva witwa ngo niwe wakagombye kugufasha kugira ngo unageho, agaciraho undi muntu. Soza nsubize umuntu warumbajije
So reka nsoza wenda ukavuga ngo ni urugero natangaga ukaba ushobora gufatwa n'undi muntu agusimbuye kandi wenda atakurusha na ya performance. Ibyo bishobora gutuma gusunikira mu kujya kunywa muri bya biyobyabwenge bitewe na stress wagize, bitewe n'uko utabashe kwakira icyo kintu cyakubaye ako kanya kugira ngo uyumahoronize. Ariko twemere ko inzoga si iz'abata, ibiyobyabwenge ntabwo ari ibyo abantu bakwiye kuba banywa. Nicyo ngiye ku giti cyanjye numvaga natangaho ubutumwa. Urakoze cyane kanze mbwire, umva rero abantu banyandikiye ngo yango ndi kwitiranya ngo Kate Kavuyo ngo na Babu muri bazima. Hariya muri kara kabari hari harimo Airways, harimo Kate Kavuyo,